Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Bivugwe TV. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe mu by'ukuri, nawe niba utaraduha subscribe wareba handitse subscribe hanyuma rero ugakanda subscribe ugakora no kunzogera kuko urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Kambale Wilonja wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Kasuku cyangwa se Jeskizo wa Mipango, uyu akaba atuye muri leta ya Arizona muri leta zunze ubumwe za Amerika. Biravugwa kandi nyir'ubwite akaba yamaze gutangaza ko ku itariki 12 z'ishyiro ya 13 Mata muri uyu mwaka 2026 turimo mu ijoro ryo kuri uwo munsi, akaba yamaze kuvuga ko aribwo yateye n'abagizi ba nabi bagera kuri batatu. Mu by'ukuri akaba yamaze gutangaza ko ubwo yari amaze guterwa n'aba bagizi ba nabi batatu yiboneshereje n'amaso ye ko aba bagizi ba nabi bagera kuri batatu bari bamuteye, babiri bari bitwaje imbunda nto naho undi akaba yari afite ikintu kimeze nk'ubuhiri, bakaba baramuteye mu rugo iwe ahaba muri leta ya Arizona hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Jeskizo wa Mipango akaba yamaze gutangaza ko ubwo aba bagizi ba nabi bari bamuteye bari bafite gahunda yo kumwica cyangwa se kumukura muri ubu buzima, ariko Imana ikaza kumukingira akaboko kuro bakagihumuye kumwuka bazima. Jeskizo wa Mipango akimara gusimbuka iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu nibwo mu gitondo yahise aza gukora ikiganiro, aza gutangaza ku mbuga nkoranyambaga ko abagizi ba nabi bagera kuri batatu bamuteye mu rugo iwe, hanyuma rero bafite gahunda yo kumwica ariko Imana ikaza kumukingira akaboko. Mu magambo ye kubyo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga yagize ati, bankubitaguye bya nyabyo ndabyumva, narinzi yuko iryo joro ntari buze kurirenga bitewe n'ukuntu aba bagizi ba nabi cyangwa se izi nsoresore zaje mu by'ukuri zinsanga mu nzu yanjye zinkubita. Iryo joro narinzi yuko ntararisimbuka. Aboneraho no gushima Imana cyane ko mu by'ukuri aka kanya gihumeka umwuka bazima. Jeskizo wa Mipango ibi bikimara kumubaho ntabwo yaketse ko aba basore ari abo muri leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa ahandi. Yatangaje ko ari abasore b'abanyarwanda kubera ko baje bavuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri aya magambo bagira bati, turagukubita ku buryo nuramuka ugeze no mu ijuru n'ibi ngibi uzabyibuka. Izo nsoresore zakomeje ziti, ntimuri mu bihe byo kwibuka, n'ibi nabyo uzabyibuke. Jeskizo wa Mipango yamaze gutangaza ko ubwo aba basore bari bamaze kugera mu rugo iwe kuko atuye hafi neza n'umuhanda, baje bigize abakozi b'Imana ariko bipfuritse ibitambaro mu maso ku buryo utabasha kubona amasura yabo. Gusa amahirwe Jeskizo yagize nuko imbere ye yari aturanye n'umukecuru, ariko umukecuru akaza kumva induru akaza guca ku rugi rutari rufunze. Aba bagizi ba nabi bakubita amaso uyu mukecuru niko kugira ubwoba maze baza kwirukanka basubira inyuma. Niho Jeskizo wa Mipango rero yarokokeye iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu, mu gihe we yaje gutangaza ndetse anakeka ko muri aba basore cyangwa se muri bano bagizi ba nabi haba harimo badrama cyangwa se bakaba batumwe na badrama. Ni nyuma yuko Jeskizo wa Mipango yamaze gutangaza ko uwari uza ahantu aba neza ari badrama, ndetse bakaba baranagiranye mu rugo iwe. Kandi mu minsi yashize bikaba byaragaragaye ko badrama yabaye ikigarasha mu gihugu cy'u Rwanda, akaza kuba yaravuze nabi inkotanyi ndetse n'abaturarwanda n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Kandi Jeskizo wa Mipango ibyo akaba birwanira kure cyane. Mu gahinda kenshi kuje ikiniga, ubwo Jeskizo wa Mipango yari ari mu kiganiro yavuganye n'agahinda gakomeye ati, abagizi ba nabi banteye mu rugo iwanjye ahomba, kubera ko ntuye ku muhanda numvisha abantu bakomanga, ndagenda nanjye ndafungura. Nkimara gufungura bahise bampata inkoni nyinshi cyane. Ati ni Imana yahabaye n'ukuri nari ngiye kuhasiga ubuzima. Ati n'ubu mundeba ni ku buntu bw'Imana. Insoresore zigera kuri 3 zinjiye iwanjye zipfutse ibitambaro mu maso ku buryo utabasha kuzibona. Hanyuma rero babiri muri abo bari bafite imbunda, undi afite umuhini munini cyane, bigaragara ko bari bafite gahunda yo kunyica, ariko Imana yakinze akaboko. Nyuma y'ibi bizazaniye umusore yaciyemo hariya mu rugo muri leta zunze ubumwe za Amerika yahise yishinganisha bikomeye cyane kuri polisi, ndetse asaba na ba nyir'inzu ko bamurindira umutekano agakomeza kugira ubuzima busesuye bitewe n'uko abagizi ba nabi ndetse n'abitwaje intwaro batangiye kujya bamutera umunsi ku munsi. Uyu Kambale Wilonja wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka Jeskizo cyangwa Kasuku wa Mipango, nubwo yabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri mu minsi yashize nibwo yari ari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko aza kujya muri leta zunze ubumwe za Amerika kubw'impamvu z'akazi ndetse no gushaka amaramuko nk'abandi bose. Igihe kimwe abarizwa mu Rwanda, ikindi gihe akabarizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse abenshi dukunda kumubona azenguruka ibihugu byo hirya no hino ku isi bitandukanye. Ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya wafashe ukemera kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere warubanye natwe hano kuri Bivugwe TV, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe maze uze no kwibuka ukore kukazogera, urabudufashije cyane. Ngaho rero amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mukomeze muhahe muronke kandi mukomeze kudukunda mudukundishe n'abandi.